ngabazwa kugira ngo mbone minerivare umwana agombe kugenda asa neza abone ikaye abone n'ikaramu birangora ariko kubera Imana no gusenga Imana ibifashamo birakunda umubyeyi biremera. Tugeze ku mwana wa kane rero umwana wa kane wo ndagiye gusenga Imana ikambwira ngo nukuri ngo nzamugarura ikambwira ngo ngiye kuguha umwana uzakubera umugisha. Turabasuhuje abakunzi ba Ema TV tubahaye ikaze aho tuganira n'abafiyemeri cyangwa se abakobwa babyariye mu rugo cyangwa se abakobwa bibana ariko babyaye. Ni ukuri tumuri abantu bakomeye kubasha kurera umwana akava agitwite kugeza kuva ku mwana ukimutwita kugera ku mezi 9 ukamubyara ukamurera akabasha gukura. Ni ukuri uri intwarane rwose Imana ijye iguha umugisha. Twizeye ko uwo mwana azakubera igisubizo. Hano dufite umutumirwa nawe n'umufiyemere yatangira twibwira. Amazina banyita Bizeyimana Ernestine. Wakongerejwe. Amazina banyita Bizeyimana Ernestine. Yego. Nawe wabyariye mu rugo. Umwana wangana gute? Umwana mukuru agiye 15. Umwana mukuru afite 15. Urabivuze ngo umwana mukuru ufite n'abandi bana se? Ndabafite. Bangana gute bo? Mu 12 n'umunani n'uw'ine. Tubwire kanini tugaruke kuri uwo mwana mukuru kuko niwe usa nkaho wahinduye ubuzima bwawe, niwe usa nkaho wakuvanye mu bukobwa. Ese ukimara kumenya ko utwite wabyakiriye ute? Wabanaga nande? Imana kumenya ko ntwite nabona byakiriye neza. Ese numva ubuzima bwanjye kuko n'ubundi nyiri umwana n'ubundi n'ubuzima nari mbayemo kubera ko umuryango nabagamo ntabwo byari byiza. Nese muranye n'ubundi ubuzima buhindutse nibaza ukuntu bigenze ndatekereza nkavuga se nzababwira ngo ndatwite bigende gute bimbera ihurizo rirerire bimbera nk'ishuri. Uravuze ngo ntago wabaga iwanyu, wabaga kwande, wabaga he? Nyine dusobanurira hano batwise indubu. Nyine nabanaga na mama ariko arafite undi mugabo ariko umugabo ntabwo yanyemeraga. Nyine yahuraga n'uwateza nyine akambwira ati uri ikinyenda uzagenda iwanyu bimbera ishuri. Ko nimba nari mfite ishuri imbere narize nakora ikizamini ngatsinda ngaburirwa amahirwe yo kwiga kandi batabuze ubushobozi bakanga ko niga. Wari watsinze ikizamini cyo mu kangahe? Cyo mu 6. Banga ko niga segonderi bavuga ngo n'ubundi ngo umukobwa ntakihiga ngo azamare imbere ishuri. Uratwise se wabibabwiye ko twite cyangwa wese ubibabwira cyangwa? Ntabwo nese mbibabwira, nakomeje gutekereza nkavuga ukuntu mbigenza ariko kuri iyi nda ntabwo wayihisha igenda ikura nk'umwungu. Ushobora guceceka ukabihisha n'ube wabivuga ariko abantu bakuru ubana n'abantu bakuru hari igihe uhita uhinduka bagahita babona n'isura yarahindutse bagahita babona ko twite. Nyine abantu batangira kugenda babibabwira barabimenya. Nta muntu wawe ubibwiye se wowe ku giti cyawe, wa muntu w'inshuti yawe cyangwa se undi muntu wizeye? Nabibwiye umusore wari wanenda kuko nawe yari umwana, twari dufite twese imyaka 18 twese twari abana. Arambwira ngo none se ko turi abana twakubaka urugo gute? Bibishuri nyine. Hanyuma bigenda gute? Hanyuma nakomeze kwihangana nyine ndavuga ati ariko muri iyi si tugira mu rugendo rwinshi, tugira n'abajyanama benshi. Harimo n'uwazaga akambwira ati rero kubera ko twite hano ntabwo ari iwanyu ntabwo uzahabyarira reka tukuzanire umuti uyikuremo. Ariko kubera ko warageze no mu nzu y'Imana ugasenga ahita nibuka indirimbo ivuga ngo ntabwo nkwiye kujya niganyira ngo nibaze uko ejo nzaba ameze ngo kuko ihora hari ibizi. Ahita avuga ati hoya uyu mwana ashobora kuzaba perezida munsi ejo hazaza nanjye akankura mu bibazo. Ababwira ati mujyane imiti yanyu kuko hari n'ababinzaniye barambwira ati koresha ibi. Ndangije ndababwira ati se
kuki ba nyoko batabikoresheje ngo babakuremo mukaba mugeze ahangaha, mureke nanjye mbyare, nubwo bazavuga ngo mubyaye ngo mubyariye iwacu hari impamvu. Nimba ntarigize narababwira ati navuka ari umuhungu azavuka ari papa ntigize menya, avuka ari data wacu ntamenye, navuka ari umukobwa nanjye nzagira amasenge ngire na nyogokuru ntigize kumenya. Uwo ni wo muryango. Yego. Ugize Imana avuka Biba birebire nyine urugendo ruba rurerure. avuka ari umuhungu. Avutse ari umuhungu. Yego. Yego, uratwise abantu bakubwiye ngo uyikuremo, muri uko kuyikuramo abantu urumva abantu babikubwiraga ni abantu muturanye cyangwa inshuti zawe cyangwa bo mwari muri karitsiye imwe, wabashije kubitwaramo gute? Kuko iyo umuntu akubwiye ngo kuramo inda ahanini muhita mushwana, mwabyagenze bite? Yewe nahise mbabwira ati rero kuko namwe iwanyu bababyaye mugakura, njye sinziyicira umwana, kuko ijambo ry'Imana ritubwira ngo umuntu ukuyemo inda aba yishe, azaba ari icyaha. Ese uwo mwana abaye ari we Imana yampaye wenyine nzabyara nkamwica nkazapfa ntabyaye, bazavuga yuko nagumiwe nabuze urubyaro kandi umwana ari njye wamwishe. Ntabwo twongeye guhuza. Ubwo bahise bagenda baranambwira ngo nunabyara ngo ntituzamuterura. Ndangije ndababwira ati rero ntakiruta Imana, Imana niyo yonyine izamuterura. Yego. Uratwise kuva ku nda igeze ukwezi, inzira waciyemo kugira ngo inda igere amezi 9 ubashe kubyara bwari ubuzima bukomeye cyane. Niba mu rugo nabo tutarumvikanaga byari tape ndende, ariko kubera ko buriya iyo umuntu yanasenzeho ajya agira ijwi rimuhumuriza. Yego. Rya jwi iyo rije rikaguhumuriza rituma wa mwanya wari utaye ugenda. Njye pe no kuyikuramo barabimbwiraga bakambwira tuzasubira umukobwa, uzasubira wige, noneho uzajya kwiga bikunde, ntire nkumva ni byiza. Ariko kuko hari igihe nabwaga ati noneho ejo nzabikora, ariko najya kuryama nkahita numva ijwi ubizeza ibitangaza. Najya kuryama nkahita numva ijwi rimbwira ngo uyoborwa n'umwuka niwe mwana w'Imana, uyoborwa n'umubiri n'umunyamubiri. Nkahita nibaza ati siri ijwi rimbwiye gutya, nkahita mbitandukanya, nkahita avuga ati buri Imana niyo kuyobora inzira unyuramo, buriya Satani ashobora kunyobora ngo nyikuremo nkahita mpfa. Wamumara umwana wanjye yari kuzamarira ntabwo waboneka. Ndababwira ati oya nta nshuti nshaka birangiraho, kuko hari n'abo twashwanye burundu barambwira ati sinzakuvugisha, uwari uri arambwira ati gikuremo n'ibyanga, noneho hari igihe byanga n'ibyanga nzakugurira ikigoma. Ndamubwira ati oya nta kigoma nshaka nzabyikorera. Ndavuga ati kuko mfite Imana bizagenda gutyo. Ngo mpita ntagira mu buzima, nkajya mfata amajerekani ari 2 kandi ndatwite, ngavomera abantu ahantu babaga bari kugenda bubaka, nkabavomera amazi, nkajya nza bakama amafaranga. Ya mafaranga baba yamaye nkayazigama nkavuga cyangwa yayamereza ako kanya, ngahita ngenda nkaguramo agasurubeti cyangwa nkaguramo ikindi kintu nkagitahana. Ababyeyi babibona bakabona ntabwo ari byo, igihe kiragera. Ariko umusore nubwo we yarambwiraga ati nzagufasha, ariko ko kumfasha byari bikwiriye, ariko nawe yari umwana, twese twari abana. Niba we yarandushaga amezi 2 twese twari abana. Yego. Ntabwo urwo rugo rwari kubakwa ngo rushoboke, ariko mu bushobozi yari afite yaramfashije. Kuko mu rugo bahise bankura ku cyiciro, banga ko nivuriza kuri mituweli yabo kugira ngo bamime. Arangije we arambwira ati ngiye gushakisha abayobozi b'umudugudu ntuyemo, ngiye mvuge ko nubatse urugo tugure mituweli. Yego. We yaragiye ashaka icyiciro narabyarana n'abana, nawe yandikisha ko afite umugore kugira ngo mbone ukuntu mwivuza, aho yahambereyemo intwari. Arangije mituweli ndayibona, navuga ati tuye kwipimisha. Agira ubwoba ngo bazamufunga, kuko ubwo mu rugo bahise nyine nabona ubwo tutari twumvikanye, bahise batangira kuzanisha abayobozi ngo bamufunge, ngo bamfashe ku ngufu. Ndangije ndababwira ngo ntimuzamfungire umugabo, akajya yihisha. Navuga ati ntiwihishe, abantu bose baraza. Navuga ati mumwihorere, niba byabaye byarabaye nimumureke. Birageraho arabireka, ariko abonye ko murwaniye ishyaka tujyana kwa muganga nyine turipimisha. Tumaze kwipimisha nyine arataha. Icyo cyera kinkwera kuko
twebwe kugira ngo bajye kugupima wabaga udafite umugabo byagombaga kujya kuri polisi bakaguha igipapuro kugira ngo ujyeyo. Aravuga ndamubwira ati se nijya kuri polisi ntibizaba urugamba bikaba ngombwa ko bashobora kugufunga. Arambwira ati noneho njyewe nzaza. Araza kugira ngo dukureho ya magambo yari ari kugenda avugwa kugira ngo afungwe. Turipimisha igihe kiragera muri duke yabonye yaramfashije ariko bikomeza kuba intambara bikomeza kuba urugamba. Bigishije amezi nkarindwi kubera ko mu rugo hari igihe twaseraga bakanyirukana nkarara hanze kandi nanatwite. Njye nkarara hanze ntwite. Ntabwo wajya gutekereza se iyo bagusoraga gusanga umugabo ngo agucumbikire? Hari igihe nabitekerezagaho nanamuhamagara akambwira ati noneho ngwino. Oya nkavuga ati oya ninza nkararaho se. Yaribanaga nawe cyangwa yabaga iwabo? Yari afite inzu iwabo gatoya iruhande rw'iwabo. Ndamubwira ati oya niba utemeye yuko nzaza nkahaguma akaba ariho mbyarira oya tubyihorere. Tugejeje ku mezi 8 hafi nenda kubyara nabwo ubuzima bukimeze gutyo nibwo mama w'umuhungu yamumagaye. Arambwira ati none se ko umwana wanjye ambwira ko bimeze gutya na gutya bimeze gute? Nyine ndabimutekereza. Arambwira ati se waje? Naravuga ati noneho reka nze. Narahageze ndahagira ndabyara. Icyumweru kirangiye ahita yongera arigendera ansigaho. Uwo mugabo wawe? Arongera arigendera ansigaho nawe n'umwana kwa nyina. Yego. Ndangije ndahaguma arerera umwana arakura ariko ubuzima bwari bukomeye kuko njye umwana namufataga nkamukingirana mu nzu nkagenda nkajya gukora ikiyede saa sita nkongera nkagaruka nkamuha ibere nkamwoza nkongera nkamukingirana. Tukiri aho nyoko bukwe se ntabwo yari ahari ku buryo wamusigira umwana cyangwa ibintu byari byamaze guhinduka kuva aho wahagereye? Ibintu byari byahindutse ariko nawe yabyukaga agenda ajya gushaka akazi. We yajyaga gukora za Kinyinya ngiye nkaguma nkaba ndi naha ngakorera hano mu karitsiye nawe n'abanye ahantu bari kubaka nkagenda nanjye nkakora. Umugabo wawe uravuze ngo yaragiye, ese yaragiye burundu cyangwa nyuma yaje kugaruka yabaga yagiye gushaka akazi? Ntabwo yabaga yagiye gushaka akazi. Igihe cyarageze abajyanama bakaba benshi kuko n'umugabo wa mama yajyaga amugira inama akamubwira ngo mbese ko washatse umugore ngo utazabona umutungo ngo nta n'umunani azabona ngo ntakinga muri ubwo buzima ariko akajya agenda hashira umwaka cyangwa ibiri akagaruka. Yagaruka rero kubera ko abantu tuba twarasenze turavuga ngo wenda ubwo agarutse yaciye bugufi ukamubabarira nyine ukamwakira nk'umugabo mu rugo. Ejo yakongera yabona guteye inda akongera akagenda. Bikaba nyine urugendo rurerure bikongera bikagenda gutyo. Bivuze ngo abana ufite 3 bose bahuje se? Ni 4. Ni 4 bahuje se? Ariko ku mwana wa 3 n'umwana wa 4 niho byabaye urugamba rukomeye. Ku mwana wa 4 ho bahereye ku wa 3 se? Ku mwana wa 3 nibwo yeruye neza aranabimbwira n'uwo mugore ko hari umugore wari utuye iwacu byageze aho nyine arubaka haba ngombwa ko kwagira n'abapangayi ariko igihe kiragera umugore nari narazanye nyine w'umupangayi amugira inama amubwira nyine ukuntu nyine wabi cyangwa ubwo bafite ibintu bagize gute ajyana nawe. Bivuze ngo yarakurikiye ibintu. Amaze kujyana nawe biba ngombwa ko bafite amafaranga kwishyura birabananira baraza bantereza ibyanjye nyine ubuzima butangira nanone kungora ntangiye gukodesha. Nimba atari ibanga se aya mafaranga yanganaga iki ku buryo baza bagateza umutungo wose ugasigara iheruheru? Bari barafashe 500 bya banki Rambere imara imyaka 3 bitishyura. Ko bishe 5,200,000. Araza aragutumurura. Yego. Batubwiye ko ku mwana wa 3 nyine byari bigoye, uwa 4 byagenze bite? Ubwo nyine uwa 4 nari ntangiye mu buzima nyine bwo gukodesha
mbana n'abana bose kandi ari njye ugomba kubabera mama nkababera papa. Ubwo umwana wa gatatu babiri bagombaga kuba bari kwiga, nkabazwa kugira ngo mbone minerivare, umwana agombe kugenda asa neza, abone ikaye abone n'ikaramu. Birangora ariko kubera Imana no gusenga Imana ibifashamo birakunda, umubyeyi biremera. Tugeze ku mwana wa kane rero, umwana wa kane wo ndagiye gusenga Imana ikambwira ngo ni ukuri ngo nzamugarura, ikambwira ngo ngiye kuguha umwana uzakubera umugisha. Bavuga ngo Mana ngisunga uwo mwana azaturuka, nkabwira ngo Mana kurerwa n'umubyeyi utari uwawe narabibonye, uzaninde kubyara abana b'impara kubiri kuko ntabwo ababyeyi bose bari kimwe. Abwira Imana ngo Mana bizagenda gute, irambwira ati nzamuguha. Icyo gihe yashwanye n'uwo mugore babanaga, araza amara icyumweru mu rugo anera inda. Maze icyumweru mu rugo aragenda, hashize ukwezi mbona nyine narasamye, ndamuhamagara ndabimubwira, akambwira ngo uwo mwana ntabwo ari uwanjye. Akajya aza mu rugo tukarwana, ati iyo ndayikuremo ngo cyangwa umbwire se w'umwana. Atabyanga ku buryo byageze aho nyine anankubita ankuramo iryinyo, ariko mbwira ngo iyo nda ntabwo ari iye. Yagukuye iryinyo? Ariko mbwira ko inda atari iye. Ariko ndamubwira ati ngewe n'uwanjye. Yagera kuri mama we akamubwira ati ni ukuri rero nubwo uri kubakana umwana azaba ari uwawe, none se kadakubagana ngewe namutangira ubuhamya ngo n'ubundi ngo we nawe ngo mwanangambanira ngo yangu ntabwo nakwizera. Bivuze ngo mama wawe rero bari barakugarukiye ababyeyi bawe cyangwa nyina w'umugabo? Nyina w'umugabo mabukwe. Ubwo ndangije ndavuga ati ubwo bigenze gutyo, akampamagara akambwira ngo harya ngo ngugurire ibi n'ibi, nkamubwira ati nyine ngurire ibi n'ibi. Yarangiza agahita ampamagara akambwira ngo yango nutambwira se w'umwana ngo ntabwo nagukoshereza. Ndavuga ati ariko Mana ko wampaye ubwenge bwo gutekereza ukama n'amaboko n'abandi bana bakaba bakuze, mbigenze nte? Numva ijwi rimbwira ngo curuza imineke. Nahise mfata ibase ndagenda nkajya ndangura imineke. Imana mu mugisha imahano nkazaza ngenda nkayihatereka nkayihacururiza bikemera, kuko ndacuruza nkajya ndanguza 3,000 nkagenda ngakuramo 5 nkaza nkayazigama, ngurira umwana wanjye ndakosha ndabibona. Igihe maze gukosha ibintu byose birangiye ndatuza, numva ijwi noneho numva ndananiwe. Nimba narabashakaga kwikorera imineke y'5,000 ntwite, ntabwo izo mbaraga nari nkizifite ngize mu mezi 9. Narahagaze, maze guhagarara magara mfite 20,000 ariko imyenda narayiguze. Ndavuga ati amafaranga igihe cyo kubyara kiregereje, nzajya kwa muganga. Kubera ubuzima no kuba ndera abana ntari gukora nkajya amafaranga nyafataho nkahahira abana basigaye. Igihe cyo kubyara kigera, amafaranga narayamaze, ariko ndagenda we byari bikomeye. Ngenda abonye soya yamenetse, ariko ngenda kwa muganga. Ngeze kwa muganga nta n'igise nari mfite. Ngerayo nayo ifite 5,000 babamaye transferi, na n'umuntu nari najyanye nawe, kuko njye nafashe igikapu cyanjye nibase abantu bagira ngo ngiye Nyabugogo kurangura. Ndagenda njya kwa muganga. Muri icyo gihe nta muntu wari ukikuvugisha se ku buryo yamubwiye ati merekeza cyangwa? Mabukwe yaramvugishaga noneho, ariko nkavuga ati se ndabahamagara ngo mbabwire iki. Ndangije nyine ndacicika ndabihorera. Ndagenda ariko bambaye transferi, mpamagara Mabukwe ndamubwira ati ndagiye bigenze uko. Yari yagiye no mu kazi. Arambwira ati noneho buretse kugenda ibyo nakoraga byose ntabwo wakijyana. Ahita aza tujyana kwa muganga. Tuje kwa muganga bakora ibyo bakora, banira za tobari biranga. Kuri finali na finali nkasenga Imana nkayibwira ngo Mana ko wambwiye ko ari umwana w'umugisha bigenze gute? Mbese abaganga bambwiraga ati turakubaga, nkavuga ati nukuri ntabwo muri bumbaga, kuko umwana w'umugisha ntabwo yemerewe kubagwa. Kubera no gusenga, ariko nagezeyo nyine Imana inyambika imbaraga, kuko hari abagore benshi bari bananiwe. Imana inyambika imbaraga, ndasenga benshi bakabyara, bakagaruka bakambwira ati na n'ubu njye nkabasengera, nkumva ijwi rimbwira ngo basengere, nkabasengera abo bakagenda bakabyara njye ngasigara. Igihe kigeze mbwira dogiteri arambwira nzanira igitabo, arambwira ngo saa 7
turakubaga wabyanga wabyemera. Ndamubwira ati nanjye saa sita ndaba mbyaye. Yego, wari ufite kwizera kuri Mfite kwizera. Ndangije saa sita ziragira, saa sita n'iminota 9, ariko mpita nanjye nkubita urugi ndinjiramo, ako kanya mpita mbyara. Abaganga bahageze mpita mbyaramo umwana w'umuhungu. Nabyaye saa sita n'igice, kuko ndi kwa muganga kubera ko nari ndi ku bitaro bikuru i Masaka, nta muntu wigeze ungemurira. Nabyaye saa sita ariko n'ubundi saa 10 ndataha. Mu gitondo hari abantu bajya baza kugemurira abantu, none nagiye mfata ibiryo nyine kunoza, bagenda bazanira abantu batagemurirwa ibiryo, aba ariho mbikura. Nimugura nka saa 10 nyine baransezerera ndataha, ngera mu rugo muri wabyaye neza. Nabyaye neza. Ngera muri ba bana nari nasize, kandi ubwo nabo barakeneye kurya. Cyo iminsi nk'itatu maze kubyara, umwana naramusize atarasohoka, njya gushakisha icyo abandi bari buze kurya. Hari ahantu bari bari kubumba amatafari muri karitsiye yo kubaka igipangu, njye nafashije kandi njya kuvoma kugira ngo nze kugira ba bana baze kubona icyo barya. Yego, maze kuyabona abana ndabahahira, ubuzima buba burebure. Igihe kiragera n'ahantu twari turi, wa mwana yujuje umwaka, biba ngombwa ko bahasenya ahandi, njya gukodesha ahandi. Ubuzima bwari burebure, nari mfite akazi nakoraga nkakora i Kanombe, mu kazi ko mu muhanda. Asiga umwana wanjye wa kabiri, yari mukuru. Abandi bana baza baravuga ati reka tujye kureba nyogokuru, bajya kwa nyirakuru, wa mukobwa wanjye mukuru arasigara. Byabaye urugendo rurerure kubera ko narakodeshaga ahantu, mahasiga umwana nkajya ngenda ijoro nkagera mu rugo saa 2. Naratashye ngarutse nsanga umwana bamufashe ku ngufu. Umwana wawe w'umukobwa? Ni inyamaswa. Kubyakira byarangoye, bitanekereza ubuzima. Nawe ndavuga se umwana wanjye ko afite imyaka 9, ndavuga ati se uyu mwana bigenze gutya, biri imbere ihurizo. Ndamubaza, ariko umwana kubera gutinyira abanza aranyihorera. Biba ngombwa ko duhamagara nyine abatura, arambwira ati hamagara aba n'aba, kubera ko yatinyaga umugabo, kuko yari umugabo ukuze. Umugabo ukuze niwe wamufashe ko w'imyaka 48, afite umwana w'imyaka 9. Byose Imana iba yemeye ko bitubaho nta kundi. Ninde wabikubwiye kugira ngo umenye ko umwana wawe amufashe ku ngufu? Njye naratashye ariko ndi mu kazi, numvise umutima wanjye utari gukora neza, nkumva ikintu nkumva ntabwo meze neza. Ntashye nsanga umwana araryamye, ndavuga se ko uyu munsi mutatetse bimeze bite? Arambwira ngo ndaryamye. Ndateka, namubwira ati ngwino urye. Arabyanga, arambwira ati guhamagara aba n'aba. Ndabahamagara, umwana nibwo yahise abivuga, tujya kwa muganga. Icyo nshimira Imana ni uko nyine yahabaye. Ubwo byagenze gutyo, umugabo wari wamufashe yari arwaye na sida, ariko umwana wanjye nshima Imana ko yabaye muzima. Ariko bikimara kuba urugamba rwabaye urugamba, abantu bamwe bakavuga ati buriya se ubundi umugore atunga abana 4 gute nta mugabo afite? Buriya nabo baba bahanye gahunda, bari baje kumureba baramubura, bigenda gutyo. Bafata umwana ku ngufu mu cyimbo cya nyuma. Kubera ko nyina yababeshye, buriya niwe wari wakuganye nabo, none baraje baramubuze. Biba urugamba, biba ngombwa umwana ariheba. Ku ishuri imbere intambara, umwana yagenda agiye ku ishuri, yabona umuntu w'igikara w'igitsina gabo, umwana agasubira inyuma kwiga. Biba intambara kubera ihungabana mu mutwe. Umwana birangora nyine kugira ngo umwana asubire mu buzima, nkamujyana kwa muganga aho bagomba kumuganiriza, tukagenda Kacyiru hose. Ariko nshima Imana ko ubu ngubu noneho umwana wanjye yasubiye kwiga neza,
yasubiye mu murongo ari no gucyura amanota meza, ariko igihe cyarageze akambwira ngo singomba kujya gusenga kuko niyo nasenze ntacyo yamariye, niyo yatumye batamfata. Bimbera ishuri rikomeye, navuga tugiye gusenga bati mwe mugende, mwe mufite umwanya, njye nta mwanya afite, nta ngomba kujya. Umwana w'imyaka 9 atangiye kukubwira gutyo aba ari igikomere, ugahita wibuka ubuzima ubareramo, ukibuka ubuzima ubayemo, kuko ari igihe bambwiraga gutyo nanatekereza nakora filime ngahita mvuga ati ariko ubundi papa wanyahaba ko mazi wagenda nkabata, nkanabipanga neza nkanababwira ati ejo nzabashyira suku, najya kumva ngo ijwi rimbwira ati kunaniwe kandi hari aho warugejeje, avuga ati bana mbabarira nari nsinzwe nshoboza mbashe kubarira ubu rugamba, ariko ndabarira mbonye bakuze, umuto murubona warakuze, ahageze umuto murubona wagiye mbwira akambwira ngo ariko mango ngewe ngo nzagugura imodoka ngo nge nzaba perezida, ngo noneho navuga ati muranana akambwira ati ariko nge ntago ndimo, nzakwereka ikintu nzagukorera. Yego, ni umuhungu. Ni umuhungu. Uwo mugabo se wagufatiye umwana none baracyafunze? Arafunze. Icyaha cyaramuhamye. Yego. Ihangane ntabwo biba byoroshye kumva umwana wabyaye cyangwa se umwana wawe kumva ngo uyu mugabo w'imyaka 40 yafashe umwana w'imyaka 9, ni ukuri ubwo ni ubugwari n'ubunyamaswa. Ndumva niye nama se wagira abakobwa babyariye mu rugo? Inama nabwira abakobwa babyariye iwabo ni ukwirinda ibishuko biri hanze. Abahungu bo muri iyi minsi bari kubashukisha ibintu by'amatelefone, bamwe bakabohereza amafoto ku matelefone batabazi, bakagenda bagiye kubareba, nibagira amakenga ahantu bagiye kujya babanze batekereze, mbese niba ugiye kureba uwo musore wabwe umukobwa mugenzi akamubwira ati merekeza ahangaha tujyane, niba agiye ari 2 nagazamukorera ibyo, azatinya ko akazaba ari 2. Nibagisha inama Imana ibayobora inzira, kuko bo nibiyobora bazajya mu bishuko. Kandi abakobwa bo muri minsi bo bamara kuzitwara, abasore bakababwira ati muzikuremo. Gukuramo inda ni icyaha, kandi gukuramo inda ni ikosa. Rero uwo mwana ejo azakugezaho utabashije kugera, kuko umwana ni umugisha, kuko n'ijambo ry'Imana ritubwira ngo izaduhera umugisha ku mbuto zo mu nda yacu, sibyo? Uyu mwana ejo hazaza azaduhanagura ya marira twarize cyagiye, natwe twicazanye n'abandi. Ngeyo bicaye hari igihe bicarana bafite n'ibibazo bakandeba bakambwira ngo mango bimeze gutya na gutya, ariko ngewe bamara kumbwira umwe akambwira ati nge nsaba nka dogiteri niba waranarwaye